inshuti bakunzi ba Big Choice Rwanda, ndagira ngo mbamenyeshe ko iyi ni ya nkuru nabatangarije ko nagombaga kubereka hariya mu mazu ya mbere nk'uko nabigaragaje muri intro, ariko sinaza kuyauploadinga. Ndagira ngo mbihanganishe mbabwira ko nanjye atari ngewe. Big Choice Rwanda muri make ntabwo ibeshya, ahubwo twaje guhura n'ibyago n'ikibazo cy'umuntu araza yiba ino nkuru, kuko yayibonye mbere mu mashini araza arayiba, kuko yari yayikunze arayiba arayitwara. Ariko ndagira mbabwire ngo ubu ngubu ari gukurikiranwa. Gusa kubw'amahirwe naje kubona agace gatoya kasigaye kuri kadi ya kamera neza. Ndagira ngo mbabwire ngo naho muzayibone ya uploadinze, muzamenye ko iyo ari inkuru ya Big Choice Rwanda. Kandi nawe ubonye ugeze kuri no YouTube channel bwa mbere, nyaboneka turifuza ko nawe twakibera inshuti ugakanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'izindi nkuru. Ahangaha rero nifuje kubereka ino nkuru uko yari imeze, mutazagira ngo wenda ino nkuru narayibabeshye igenda nk'amahembe y'imbwa na sinayibereka. Mu by'ukuri ngiye ntago njya mbeshya, Big Choice Rwanda ntibeshya ntitubura. Nyaboneka ndavuga nti aka gace nubwo ari gatoya, nubwo ari akabahinde sene, reka nze nkereke abakunzi ba Big Choice Rwanda cyangwa abanyarwanda aho uyu umukobwa yari arimo araporopoza umusore yari yamukoreye surprise. Aravuga ngo reka mutungurire mu bantu, umusore amukoze isoni. Reka nze mbareke murebe aka gace gatoya, murebe uko byari byifashe. Nta kundi nyine mwihangane tu. Okay, yes, what's popping in Kigali? Nizere ko mumeze neza. N'ibisanzwe inshuti bakunzi ba Big Choice Rwanda, murabizi ko tubategurira ibintu bya hatari. Uyu munsi rero Bipanashaka yasuye umurenge wa Gatenga, aho ngaho ni mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Tukaba twasuye agace ka Murambi. Yes. Kiriwe mama. Muraho neza. Ndagira ngo tubasuhuzeho tubabazeho hari ikintu bitwaye. Ahangaha bamaze kutubwira ko ari mu murenge wa Gatenga, aha hakaba ari Murambi. Murambi ni umudugudu cyangwa ni akagari? Murambi ni umudugudu. Ubu se aha hantu ko muba mwateretse mu muhanda, mubasha kwinjiza amafaranga nk'ayo muba mwateretse ibintu byanyu bikagura? Aho tubwire ubu ngubu kugira ngo nk'iyi ntebo ubu ngubu ishobora kuba iri ngubu kuba wayiranguye amafaranga cyangwa n'iriya n'iriya n'iyi ntebo uko ihagaze ubu ngubu wayishoye nk'amafaranga angana iki? Ubu uvuga wowe expectinga ko uri bungukeho nk'amafaranga angana ibihumbi 20? Tubeshye ko ibihumbi 20 kumva ko bitanu ko hari n'igihe wahomba, n'igihe nyahomba, ariko iyo nayungutse ni 10. Ubwo rero bivuze ko hano nta bakiriya bakonsoma bino bintu byawe ku rwego ruri hejuru, ku buryo binabaye ngombwa ubonye aho uhindura ubucuruzi bwawe wabuhindura? Aha muri aka gace k'Umurambi se ko mbona hatuye sosiyete y'abantu benshi cyane, ubona ari iyihe mpamvu ishobora gutuma ushobora guhomba
kandi wenda tuvuge na quantité y'ibintu ucuruza atari byinshi cyane? Biterwa nk'abakire b'Umurambi bajya mu masoko magari, duhahirwa n'abantu baciriritse bake kandi ducuruza turi benshi. Okay, ubu nubango ahangaha muri nimwe mwahafashe iseta, nabonye n'ahandi twagiye dutambuka na hariya cameraman aze kuherekana hari n'ibirayi byinshi cyane. Nubango ni isoko mwaremye ryanyu bwite, ubuse ntago leta zigize bakubasoresha cyangwa kubirukana hano mu muhanda cyane ko hano ari mu muhanda. Ni marato ntago ari isoko. Ni marato. Ni marato ntago ari isoko. Okay, ubuse mu mwabikuye he ubona ubona ko bishobora kuba ibi bintu ntago byera hano muri Murambi? Batwayivanye mu masoko yo hirya no hino. Ubu watubwira nk'urugero rw'isoko mu muranguriramo nk'abantu benshi tumenyereye Nyabugogo naho n'umujyi? Yaziniya hano mu karere ka Gicumbi. Hano Yaziniya niho mukura imari, kandi izi mari ziba zagiye ziva mu turere dutandukanye cyangwa mu ntara. Ubu ngubu se inyanya ugurisha ute? Kuko mbona unafite n'inyanya nziza cyane nini rwose ubona ko zera ahantu heza. Ikiro ni inote y'igihumbi. Ikiro mu kirango wajya kukigurisha? Biterwa rero bya 20 ari byinshi byavamo y'amafaranga menshi. Ntabwo ubu 500 biba abantu bakurikiye Big Choice Rwanda. amazina yanjye bari Nyirajyambere Gisele. Ukaba ukorera hano mu murenge wa Gatenga, hano ariho mu mudugudu wa Murambi. Akaba ari kukubarira rero. Mu Giswahili tubita ba mama mboga. Wari ubizi? Oya ndabizi. Abantu bakora ubucuruzi buciriritse cyane cyane nk'ubw'imboga. Urakoze cyane rero. Bite wamvugishije koko? Bite amakuru wa Murambi hano muri no santere irimo abantu benshi cyane. Aha hari mama mboga cyangwa se umubyeyi yicuruza imboga, inyanya nziza cyane, ibitunguru na za pavuro n'ibindi na karoti. Muze mu muhahire rwose, nizere ko mwebwe mumuzi mwamaze kumubona. Ndagira ngo muze mu muhahire rwose nawe tumuteze imbere. Ndabizi ko turi societe nini, reka twikomereze dukomeze dutemberere inabandi. Murakoze cyane. Bite Bite wamvugishije koko? Bite amakuru wamvugishije wambabara ukamvugisha witwaye wamvugishije kabari wamvugishije witwaye ko kuri mwiza shana gukunda suko umuhungu mwiza koko wamvugishije, umuhungu mwiza nkaho udafite intego. Wamvugishije wambabare tukavugana nawe. None se witwaye nyine umva tuvugane, ndagushaka, hari ibintu nshaka ko tuvugana. Ndabigenza nako gusa ndabigenza, ndetse ubwo wavuganye nanjye mbabarira, si ubwo wamvugishije gusa kuko ndabigenza, si ubwo wamvugishije, nagukunze, dore uri mwiza,
是我们继续，是我们继续，那我真的是kuri nagukunze si ubwo wakunda nanjye mbabarira kuko wamubaye ntabwo ndi